amabisi apakira 100% ntabwo mwabimenye. Rwose twaramenye kandi ibyemezo byarafashwe, abantu barahanwe, company zarahanwe, n'ubu zizahanwa. Ibi reka tubibasezeranye, kandi turajya tubabwire yuko abantu bagenda muri izo modoka ariko uruhare rwabo n'uruye. Wowe umushoferi niba akubwiye ngo ngwino nkwice uremera ngo ngengene ndapfuye, niba umushoferi afitemo gahunda yo kugira ngo abegeranye ngo muze kwandura covid, uravuga kagira inkuru uti ndaje rwose kugira nandure covid. Ntabwo ari byo. Icyo kintu nicyo tuvuga mu gihe umunyarwanda atari yumva uruhare rwe muri ibyo byose. Wakavuga ati ngewe gusa nzatwitinga, ngewe gusa ubwo ngubwo nzatelefona ahantu ku radio. Oya niyange avuga ati wa mushoferi wa murebe mu maso, ibi ukora ntabwo ari byo. Ari babiri cyangwa ari batatu, ari bane cyangwa ari batanu, polisi ni mudutabare hano. Kubera iki polisi tabatabara? Executive w'umurenge cyangwa akagari cyangwa umudugudu, ngwino hano dutabare dene, hano hari umuntu ukora ibi nibi ushaka kudutwara n'utwara iki, iyi modoka yawe turanze kuyijyamo. Ese bibaza yuko umushoferi yatwarike sawa nusatwara? Ubwo rero hari abantu bigira ngo bakavuga bati oya nyamuneka polisi nimuze mutureberere tugiye kujya mu modoka turi benshi, ntabwo uzi ko bibujijwe. Nyamuneka muze mutureberere turi hano mu kabari twaje akabari siyo bari ko kabujijwe. Ndagira ngo mbabwire nyamuneka muri iki kiganiro, niba harabudutse amatwi kandi nzi ko radio abantu bayikurikirana, mureke imbaraga tuzishyire ku ruhare rwa buri muntu kugira ngo wirinde kino cyorezo. Umva Anne Marie, abantu nibajya muri iyo modoka babihisemo bakabyemera, nta bariyeri polisi cyangwa n'undi muntu wese n'urwego ruvuze izashyira hagati yabo kugira ngo icyorezo kiva mu rumwe ngo kijye mu wundi. Niba bahurira mu kabari niko imeze, niba bahurira abantu bafunganye niko imeze, niba bakora party mu rugo niko imeze, niba bahurira muri salo yicaramo abantu 5 bakajya muri 20 niko imeze. Ubwo rero icyo bagomba gukora, reka twese tworoherezanye, twese umwanzi dufite ni iki cyorezo.